Ikibazo ndakibaza nitwa Jules William Niyitegeka nkorera Chita Magic. Ibyo mbaza n'ibijyanye n'imbuga nkoranyambaga dukoresha umunsi ku munsi. Tumaze iminsi tubona inkuru mwatangaje ko hari mugenzi wacu witwa Sengabo Jean Bosco cyangwa Fatakumavuta ukurikiranyeho ibyaha yakoreye kuri social media. Ibibazo nifuza kubaza, icya mbere ndabaza ngira ni urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, nyuma y'uko mutangaje iyi nkuru haba hari abandi ba influencers muri kuganiriza, nyuma y'uko mutangaje ko habayeho kumuganiriza, habaho kumwigisha no kubireka n'ibindi, ubwo muratubwira niba bahari, niba bishoboka mwadusangiza amazina yabo cyangwa mukabagira inama ahangaha kugira ngo niba ari abikosora babikosore hakiri kare. Icya kabiri ndakibariza abaturage. Ni kenshi tubona hafashwe umuntu usanzwe uzwi bikaba inkuru ndende abantu bakabyibazaho kubera iki hafashwe uyu nguyu gusa, kubera iki safunzwe, ese RIB yari ikwiye kwivanga mu myidagaduro ko tuba turi muri showbiz. Nkabaza ntese ntabwo RIB mwaba mutonesha mu bijyanye n'abo mugira inama mu gufata bamwe cyangwa se kugira inama bamwe abandi mukabareka, mu gihe hari igihe RIB ufata umuntu imukurikiranye nk'icyaha abantu batese uyu ufata akabije ko akabaye hafashe uyu abandi batese ko turi muri showbiz. RIB birayireba, RIB yakabaye iza nyuma mbere y'izindi nzego nka Rwanda Media Commission. Murakoze. Urakoze cyane. Turakoze nubwo ikibazo kitari gihuye n'ibyo turimo, ariko n'amatsiko muba mufite nibyo tuba tugomba gutanga amakuru. Gusa icyo nabasaba, iki gisubizo ntikize kudaryutinga gahunda y'uyu munsi, kuko akenshi usanga showbiz ari iza mbere, kandi mu by'ukuri icyo twabahamagariye ari ukugira ngo dutange ubutumwa ku bijyanye n'ubuzima bw'abantu, ubuzima bw'imbere. Ntacyo ndagusubiza, ubwo wowe nk'umunyamakuru professional uraza kumenya uko utangaza inkuru zawe, wagira inkuru ebyiri zitandukanye. Wabajije uti dufata Sengabo Jean Bosco, twavuze ko yaganirijwe. Nibyo yaraganirijwe pe, yaganirijwe inshuro nyinshi, yagiwe inama inshuro nyinshi, yahawe na warning inshuro nyinshi. Warning zimwe murazizi, ariko hari ibintu bitangaje urwego rw'ubugenzacyaha rugenza ibyaha, aho umuntu yikubita ku gatuza akabikorera inkuru akavuga ati jyewe sinzitaba ruriya rwego, ndetse na mugenzi we Jihad uzaba kiriho Sipiriyani akamwogeza ati bivuge sha. Ubu se bari hamwe? Niho mvuga ko rimwe abantu ba showbiz ntabwo muri abantu beza, ntimunakundana. Ni wa muheto ushuka umwambi, ubu se bari hamwe ngo bivuge sha, aranabivuga koko pe. Ariko igitangaje nako nta n'igitangaje kirimo, iperereza ryamukozweho ryasanze akoresha ikiyobyabwenge cya cannabis, urumogi, ku kigero cya 298, aho range iri normal ari hagati ya 0 na 20. Ukuba inshuro kuva kuri 20 ukajya kuri 298. So rero birayavugaga, biragaragara ko yari under influence y'ibingibi, hari ibyamukoreshaga koko. Ariko nanone nubwo byabimukoresha, iperereza ryacyakorwa. Wambaje uti se hari abandi bagirwa inama, abandi bagirwa inama, hari abo tugira inama, turabahamagara, hari nabo duha ubutumwa nk'ubu ngubu buri general wakwiyumva mugahinduka. Hari abahindukira bakatubwira ati wakoze, ati hariya rwose sinzongera. Gusa tugiye kubigabanya. Ayashuye ndababwiza ukuri, ntabwo barigishijwe barumvise uwinangiye, ubwo ngubwo amategeko nyine arakora akazi ka. Byumvikane ko n'undi uwo ari we wese ukora nk'uriya nkafata ku mavuta, n'uwo ari we wese, ndabivuga nciyeho akarongo, ntabwo tuzamwihanganira. Bicike aya mafuti ari muri showbiz, acike. Aho abantu basigaye
bifatira abandi ugasanga wambwiye ngo showbiz ngo rib igomba kuzamo. Showbiz ntabwo ari ikirwa kigenga aho kitagengwa n'amategeko. Hari n'ibintu abantu bitiranya. Umuntu agafata ikarita ngo ni umunyamakuru, yaba yicaye ku gitangazamakuru runaka akaba avuga ibintu bizima, yahindukira yatera umugongo ngo agiye ngo gukora ngo kuri YouTube, ukumva n'abantu babiri batandukanye, two faces, double standard. Ahubwo ugiye ngaya n'abantu bakoresha abantu nk'abariya. Ikindi butumwa mbaha hano harimo ba social media influencers, harimo abafite za YouTube channel. Uzongera guhostinga umuntu wibasira undi ni umufatanyacyaha, uzajya mujyana. Si ubwa mbere mbivuze ibi ngibi, hariho ababikeresheje, ariko this time namushaka ko kubireka ariko bamwe bafunzwe sinzi impamvu. Social media tushobora kuyibyaza umusaruro. Harimo ubunebwe cyane, harimo ubunebwe abantu badashira ku bute bwo gucreatinga content nzima zubaka, ahubwo ugasanga baracuruza amatiku. Ngira ngo ubishize nababwiye umuntu wambwiye ngo kurega doctor ngo amatiku ni yacuruza, none se ngo ukomanyije umuntu imitwe ngo bagakomana ugacuruza. Kamo wowe urungukira mu bibazo by'abandi. Ni kuvuga ngo showbiz cyane cyane mu muziki, mu bakora umuziki turabihanangiriza. Tuzi neza ko hari gukoreshwa, turanayibona hari gukoreshwa imvugo zishobora gukurura amacakubiri, aho abantu birema mu duce, bamwe bagurira abandi, bagurira ngo bitwa ngo ba social media influencer nk'aba Fatakumavuta, ngo bagende basenya abandi, ngo harimo ibintu ngo byo kuzimya abandi. Ibyo bintu bicike, ngira ngo bicike. Ntabwo tuzemera ko social media ikoreshwa showbiz ikanyuramo abantu bashaka gusenya ubumwe bw'abanyarwanda, bashaka gukuramo amatiku, amacakubiri, utukundi. Ntabwo tuzabyemera. Ngira ngo murabizi ko ubumwe bw'abanyarwanda ariyo nkingi u Rwanda rwubakiyeho. Umuryango uzashaka gucamo wose, hari abagerageje guca kwitwikira umutaka w'itangazamakuru cyangwa freedom of speech and expression, bagapfobya jenoside, bagakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside. Byarangiye bari hehe? Ababashukaga babonye ko nta mukino, na bamwe muri mwe bashakaga kubahostinga ntawe ushobora gutinyuka. Rero nkuko mwatinye hari mutinye no guhostinga umuntu, umwicaza umuha mikoro, umwogeza avuga ibintu, amagambo arimo gukurura amacakubiri. Ngira ngo message iri clear. Ntabwo ari ngombwa ko cita nza kuvuga ngo kanaka naramuganirije, oya, ariko muzajya mubibona nyine nka kuriya. Hari icyo nanibagiwe cya gatatu cyane bwite maze iminsi nibaza, nta gihe kizagera ubugenzacyaha mukakira ibirego by'abihorera kubera ibyaha bakoze kuri social media, umuntu agukoreye icyaha cyangwa byo mumaze iminsi muvuga abantu bakoresha mu nyumvishirize, umuntu akishyura umuntu uti genda umwumvugire gutya na gutya, umwumvugire gutya na gutya, acika intege. Ntabwo ko igice kimwe abantu bangirika mu buryo buri mento, nta gihe umuntu azagira umujinya agashaka wa muntu wamuvuze kuri internet akamukorera ikindi cyaha cyangwa nawe akamukorera nk'ibyo ngibyo. Uri kuvunika icyo gihe cyo kwihorera, niwihorera nawe nyine uzahanwa, kuko inzego zirahari zigomba guhana ibyo byaha. Nta muntu ugomba kwihorera. Icya kabiri, ntibifatwe nk'aho mudukangisha ko muzihorera. Uzihorera nyine azahanwa nk'uwihoreye, kuko inzego zigomba, ni urwego ruba rwarashyizweho kugira ngo rukurikirane. Ahubwo hariho abantu bamwe bitiranya ibintu byose. Hariho ibyaha byo kujya muri RMC cyangwa se kuregera muri civil, mu nkiko za gisivile. Hariho n'ibiza muri RIB. Ibya gisivile ni bijye muri gisivile, ariko hariho n'abantu bari kwitiranya
ibyaha by'umwuga w'itangazamakuru n'ibyaha mpanabyaha biza muri RIB. Ntabwo niba uzakangisha gusebanya bizajya kuregerwa mu nkiko za gisivili. Iyo ni blackmailing, ni icyaha cyo muri RIB. Niba uzafata ruswa ngo udatangaza inkuru ku muntu, niba uzakora cyber stalking, ni kubuza amahwemo hifashishijwe imbuga nkoranyambaga ngo bigombe kujya hariya. RIB niko kazi kacu, tuzaza gusa tumenye kubitandukanya. Ndetse hariho n'abandi bantu ngira ngo mbaho ubutumwa, kuba ufite ikarita y'itangazamakuru mu by'ukuri ntabwo biguha ubudahangarwa bwo kuba utakurikiranwa ku byaha RIB ikurikirana. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kuba ufite imbuga nkoranyambaga wigengaho, wumva ngo wigengaho, ntabwo biguha ubudahangarwa kuba RIB itagukurikirana. Icyo ngicyo nacyo kibikwiye. Uwo ari we wese, izi mbuga nkoranyambaga zigomba gukoreshwa neza, zikabyazwa umusaruro. Zirakoreshwa muri entertainment, abantu bakishima, ariko uzazikoresha ashaka gukora ibyaha muri showbiz azakurikirana. Murakoze.